turabasuhuje abakunzi b'ibiganiro byacu dutambutsa by'ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ubutumwa bwiza buvuga ukuntu umuntu yakorewe muri Kristo Yesu, inkuru nziza iruhura umutima, inkuru nziza imara umuntu ubwoba, inkuru nziza itera umuntu kunezerwa, inkuru nziza ikura umuntu mu bubata. Abadukurikirana kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV, turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndasuhuza abakudukurikirana ariko ngakomeza gusuhuza n'abandi bazadukurikirana. Amazina rero ni Musabyimana Yosefu Mugisha, ndi umukiranutsi ku bwa Yesu, ndi umukiranutsi ku bwa Yesu. Namenye neza ko mu maraso ya Kristo Yesu nababariwe ibyaha byanjye, nizeye ko Kristo Yesu yanyejeje akankuraho urubanza rw'ibyaha, ariko bikozwe neza nawe mba mbishimira Imana. Turagira rero ngo tubagezeho ikiganiro kivuga uburyo ki umuntu Imana yamwejejeho ibyaha bye, ariko ikamwezesha amaraso yayo yamenetse ku musaraba igorogota. No kubera iki umuntu yarakwiriye kwezwa? No kubera iki umuntu yarakwiriye kubabarirwa? No kubera iki umuntu akwiriye kubaho mwisi ariko azi neza ko Imana yamukuyeho urubanza rw'ibyaha? Umuntu akwiye kuba mwisi azi ko Imana nta byaha ikimubaraho, akwiye kuba mwisi azi neza ko nta kibazo afitanye n'Imana, akaba mwisi afite ibyo byiringiro bizima, ariko akesha kukumenya igikorwa Kristo Yesu yamukoreye. Reka dusome aya magambo aboneka mu byahishuriwe Yohana igice cyaho cya mbere, dusome ku murongo waho wa 5. Haravuga ngo no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mwisi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye. Umuntu nari mvuze ngo akwiriye kuba mwisi azi neza icyo yabaye cyo muri Kristo Yesu. Umuntu akwiye kuba mwisi azi neza ko Imana itakimubaraho urubanza rw'ibyaha. Ijambo ry'Imana yo rivuze ngo yatwejesheho ibyaha byacu, ariko atwejesheje amaraso ye. Ni ukubera iki umuntu yarakwiriye kwezwa? Ni ukubera iki umuntu yarakwiriye gutunganywa? Ni ukubera iki umuntu yarakwiriye kubaho yejejwe? Impamvu ya mbere ni uko umuntu ari umunyabyaha. Impamvu ni uko umuntu ari uwa kamere. Ijambo ry'Imana riravuga ngo imirimo ya kamere iragaragara niyi. Ijambo ry'Imana riri kuvuga ngo imirimo ya kamere iragaragara, ribasha no kuyitondagura, rikavuga ngo gusambana, rikavuga ngo umujinya, rikavuga ngo amahane, rikavuga ngo kubeshya. Yukomeje aravuga ngo kandi abakora ibisa bityo ntabwo bazaraga ubwami bw'Imana. Wajya kureba ugasanga umuntu wese ukomoka kuri Adamu yavukanye kamere y'icyaha, kandi muri kamere niho habonerwamo buri urugeso, ingeso mbi, ingeso runaka. Umuntu akibonaho kubeshya, umuntu akibonaho gutukana, umuntu akibonaho gusambana, umuntu akibonaho kwiba, umuntu akibonaho kwirema ibice, umuntu akibonaho urwangano. Kandi ibi bintu ijambo ry'Imana rikavuga ngo abakora ibisa bityo ntabwo bazaraga ubwami bw'Imana. Iyo ubonye ibyo bintu kenshi ubyibonaho, iyo ubonye kenshi ugerageza gukora ibyiza ariko ibi bikagutanga imbere, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mu Baroma igice cyaho cya 7 ku murongo wa 15, harabivuga ko umuntu agerageza gukora ibyiza ariko ibi bikamutanga imbere. Bigaragaza neza ko umuntu yashatse kudatukana abona byabaye. Impamvu bitera nta yindi nuko umuntu ari uwa kamere, kandi kamere umuntu yayanduye igihe Adamu yamaraga gukora icyaha. Nkuko dusanzwe tubibabwira, Adamu akimara gukora icyaha, abantu twese twahise tuvukana kamere y'icyaha, kandi iyo kamere yeraho imbuto. Igitangaje nuko kamere yeraho imbuto nziza, abo abantu bita nziza, ikeraho n'ibikorwa bibi, ikeraho kubeshya ariko ikeraho no kutabeshya, ikeraho gusambana ariko ikeraho kudasambana. Ibyo bintu byose bikusanyirijwe muri kamere.
ariko ubwo umuntu ari umunyantege nke bimeze bityo, ubwo umuntu ari umunyantege nke ku rwego agerageza gukora ibyiza ariko ibibi bikanga bikamutanga imbere, hari umugiraneza witwa Yesu waje mu isi, hari umucunguzi witwa Yesu waje mu isi, yemera kuza mu isi, araza kugira ngo agukize kujya mu muriro utazima. Kuko ikigaragara cyo ubwo umuntu ari uwa kamere, ubwo umuntu ateye gutyo muri kamere, ijambo ry'Imana rigaragaza ko nta handi yemerewe kujya usibye mu muriro utazima. Ijambo ry'Imana rigaragaza ko ukora ibisa bityo adashobora kuzaragwa ubwami bw'Imana. Umuntu rero yarakeneye kumenya neza ko yejejwe. Umuntu yarakeneye kumenya ko hari uwaje mu isi akamwezaho ubwo bunyabyaha bwose, akamuhanaguraho ubwo bunyabyaha bwose, akamukuraho ibyo byaha byose, kubera ko Imana ntishobora kuzabana n'abanyabyaha, ahubwo Imana izabana n'abera, ariko ntizabana n'abera biyeza, ahubwo izabana n'abera bizeye ko bejejwe mu maraso ya Kristo Yesu. Hari igihe abantu kenshi bakunda kuba mu masengesho ngo yo kwiyeza, bakaba mu masengesho kenshi ngo yo gusaba Imana imbabazi, ariko ibyo ntibishobora kweza umuntu ngo bimukureho ibyaha byiwe. Ijambo ry'Imana rero ryatubwiye ngo no kuri Yesu Kristo ariwe mugabo wo guhamya, ukiranuka n'imfura yo kuzuka. Yesu niwe waje mu isi, ndetse aza mu isi ariwe ushoboye gukiranuka, ndetse uku gukiranuka impamvu yagushoboye nuko yari Imana, ndetse kandi ku gukiranuka yakiranutse yagukiranukiraga wowe unteze amatwi, kugira ngo kugukiranuka kukubarweho nkaho ari wowe wabikoze. Niwe mugabo rero wo guhamya, niwe mugabo wo guhamya, ngo niwe mugabo wo guhamya ngo utwara abami bo mu isi, ngo udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye. Kristo Yesu yaje mu isi, aza mu isi, iyi si kugira ngo agukize wowe, yaje mu isi kugira ngo agukureho urubanza rw'ibyaha. Urubanza rw'ibyaha arugukuraho yarugukuyeho gute? Yarugukujeho amaraso yamenetse ku musaraba igorogota. Niwe mugabo uhamya neza ko ibyo bintu byabaye. Hari igihe umuntu ashobora kumara igihe ariho mu kigare, ariho mu gihe atazi ko ariho mu by'ukuri atasobanukiwe igikorwa umwami Yesu yakoze ku musaraba. Ndakubwira ko wejejwe n'amaraso ya Kristo Yesu, niwe mugabo wo guhamya. Hari indirimbo dukunda kuririmba ariko abantu benshi bakaririmba batayumva, ivuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu bo mu isi ndetse no mu bo mu ijuru, ngo keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa yonyine. Amaraso ya Yesu yamenetse ku musaraba igorogota niyo yaje kugira ngo agukureho urubanza rw'ibyaha. Yesu aza mu isi yaje kugukuraho ibyaha wowe unteze amatwi. Ijambo ry'Imana rirabihamya. Abaheburayo igice cya mbere ku murongo wa 3 havuga icyo Yesu yaje gukora mu isi. Haravuga ngo uwo kuko ari ukurabagirana ku bwiza bw'Imana, ngo n'ishusho ya kamere yayo. Yesu yaje ari we shusho ya kamere y'Imana, yaje agaragaza ubumana ku isi, ayaje ari Imana, ariko Imana yambaye umubiri wawe, umubiri w'umuntu. Kavuga ngo kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, ngo amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu. Urumva Yesu yaje mu isi kukweza, yaje mu isi kugukuraho ibyaha, ndetse ngo amaze gukora uwo murimo wese azamuka ajya mu ijuru, ategerejwe kugaruka gutwara abizeye ko bakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Kristo Yesu. Iyo turi kuvuga ko Yesu yagukuyeho urubanza rw'ibyaha, yagukuyeho ibyaha byawe, yabigukujeho amaraso yamenetse, nuko yabazweho ibyaha byawe, nuko yabazweho ibyaha byawe, nawe ukabarwaho ubutungane bwa Yesu. Nukuri amaraso ya Kristo Yesu yamenetse ku musaraba niyo yaje kugira ngo wowe ubabarirwe ibyaha byawe. Mu maraso ya Kristo Yesu niho habayeho kubabarirwa kw'ibyaha. Ntabwo kubabarirwa kw'ibyaha kuboneka habayeho gusaba penetensiya, ntabwo kubabarirwa kw'ibyaha kubaho habonetse ngo kwaturirana ibyaha. Oya, iriya gahunda ibaho abantu benshi bakabanza bakabwira nibyo bakoze. Oya, ntabwo byakuvaho muri ubwo buryo,
ahubwo ijambo ry'Imana rivuga ko amaraso ya Kristo Yesu amenetse wakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Kristo Yesu. Nta kindi rero gishobora kuguha kuba umukiranutsi keretse kwizera ko mu maraso ya Kristo Yesu wababariwe ibyaha byawe. Kandi nawe wabyumva, n'ukwizera ko wababariwe, n'ukwizera ko icyo gikorwa cyakozwe, n'ukwizera ko icyo gikorwa cyabaye. Ijambo ry'Imana rirabivuga mu Bakorisayi, yaragucunguye agucunguje amaraso ye, yaragucunguye kugira ngo amaraso ye agukureho urubanza rw'ibyaha. Ndakubwira ko Yesu rero ari we mugabo wo guhamya ko ibyo bintu byabaye. Ahubwo abantu basuzugura Yesu, abantu basuzugura Imana. Niwe uri kuvuga ngo niwe mugabo wo guhamya ko yakwejeshejeho ibyaha byawe mu maraso ye. Byizere nshuti yanjye, byizere uzajye kubana n'Imana. Byizere gutyo ko Imana nta rubanza rw'ibyaha ikikubaraho, kuko urwo yagombaga kukubaraho yarubaze kuri Kristo Yesu. Na Yesu yarabivuze, arabivuga mu butumwa bwiza bwe uko bwanditswe na Matayo igice cya 26 ku murongo wa 28. Avuga ari gutanga igaburo ryera arihereza abigishwa be. Yaravuze ngo mwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Afashe umugati washushanyaga umubiri we, ngo uyu ni umubiri wanjye ugiye gutanyagurwa ku bw'ibyaha. Ngo yenda n'igikombe aragishimira, ngo agihereza abigishwa be, arababwira ngo ni mwende munywere kuri iki mwese, kuko yari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi kugira ngo bababarirwe ibyaha. Ndakubwira ko Yesu nawe icyo yavuze neza ko mu maraso ye ariho honyine habonekeye kubabarirwa kw'ibyaha, ariho honyine habonekeye kudukuraho urubanza rw'ibyaha. Rero nakubwiraga iyo nkuru nziza mu magambo makeya, nkubwira neza ko Kristo yakwejeje, nkubwira neza ko Kristo yagukweho urubanza rw'ibyaha. Wowe wavutse uri wa kamere, n'imirimo yawe ikagenda igaragaza ko wavutse uri umunyantege nke, ikagenda igaragaza ko ntacyo wari gukora na kimwe ngo kigukureho urwo rubanza. Ndetse iyo mimerere ikagaragaza ko nta handi wari ukwiriye kujya usibye mu muriro utazima. Yesu akaza mu isi aje kugutabara, Yesu akaza mu isi aje kugukiza, akemera gucumitirwa ibicumuro byawe, akemera gushenjagurirwa gukiranirwa kwacu. Yesu niwe wemeye kuzira ibyaha byawe kugira ngo nubyizera, kugira ngo nubyemera nawe biguheshe kwinjira mu bwami bw'Imana. Kubera ko Imana yaramushenjaguye, iramubabaza, ubugingo bwe bwitambwaho igitambo cyo gukuraho ibyaha. Ubugingo bwe ni ubuzima, ni amaraso ya Kristo, amaraso ya Kristo Yesu yabaye igitambo cyo kugukuraho ubunyabyaha bwawe. Izere nshuti yanjye, Yesu niwe mugabo ubihamya, yarabyandikishije. Yesu niwe mugabo uhamya ko nta rubanza rw'ibyaha Imana ikikubaraho, ko mu maraso yiwe wejejwe ibyaha byawe. Narindiho rero nkomeza kukubwira neza ko mu by'ukuri Yesu yaje mu isi kugira ngo aze kugukiza nyine, agukize, akweze hera ikintu cyari cyanduye. Ariko Kristo yaje kweza umuntu wari wanduye ubunyabyaha muri kamere ye, bikagaragaza ko n'imibereho ye mu by'ukuri idashobora kumwemerera kwinjira mu bwami bw'Imana. Umuntu rero ni umunyantege nke, ariko Yesu yaje mu isi kugira ngo agukize, agukirishije kukubabarira, agukirishije kukweza, akwejesheje amaraso ye yamenetse ku musaraba. Nukuri ibyo bintu byarabaye, hashize imyaka myinshi Yesu akubabariye ibyaha byawe. Byizere biguhindure umukiranutsi, nta kindi. Byizere biguhindure umukiranutsi, nta kindi wongeyeho, kuko ibyo nibyo byonyine gusa ubasha kwizera bikaguhindura umukiranutsi, ariko mu maso y'Imana. Yakwejesheje amaraso atagira inenge, y'igitambo kitagira inenge, igitambo kitagira inenge cyangwa ibara ariyo ya Kristo Yesu. Rero mu by'ukuri nibyo Imana yashakaga kugukuraho urubanza rw'ibyaha. Yusomye ijambo ry'Imana, Abaheburayo 10:10, aravuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, ngo tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa, ngo ibyo bibe bihagije
y'iteka ryose. Umubiri wa Kristo watambwe rimwe, imbabazi twazihawe rimwe mu maraso ya Yesu, ariko bibaye iby'iteka. Ndakubwira ibintu byamaze gukorwa kera, ni urukundo rutangaje rwateye Yesu kuza mu isi, kuzira ibyaha byawe, kuzira ibicumuro byawe, kuzira ibyo ngibyo, kugira ngo nubyizera bigweshe kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Wowe ukomeje gukurikirana iki kiganiro, amahoro n'imigisha bikomeze kuba ku bakunda umwami bataryarya.